Ndagusujeho kurikira Family nguhaye ikaze. Gushimiye ko wahisemo kumva ibiganiro byacu kandi nanagushimiye ko wakoze subscribe ukaba ukomeje kudukurikirana unadushyigikira. Imana iguhe umugisha. Mu biganiro bibiri by'ubushize ndabagaragarije uburyo buri bwoko bw'amaraso bugize imyitwarire itandukanye n'iy'ubundi bwoko, cyane cyane tureba ku marangamutima, tureba ku myitwarire, tureba ku mbaraga za buri bwoko bw'amaraso no ku ntege zabwo. Mu kindi cyakurikiyeho kandi twanabonye uburyo ubu bwoko bw'amaraso butandukanye, uburyo bwiganje, aho bugiye bwiganje mu migabane itandukanye, ariko tunareba ubwoko bw'amaraso bufitwe n'abantu bake kurusha abandi, ndetse tunabona ubwoko bw'amaraso bufitwe n'abantu benshi cyane kuri iyi si ya rurema. Uyu munsi rero nashatse kukwereka uburyo ubwoko bw'amaraso buhanahana amaraso hagati yabwo. Icyo kiganiro cy'uyu munsi ngiye kubigusobanurira. Ubwoko bw'amaraso buhanahana amaraso mu buryo bukurikira, ariko buba bushingiye kuri antigene. Ni ukuvuga antigene ni ibinyabutabire rero ubu bwoko buba bushingiye kuri ibinyabutabire bitandukanye biri ku isura y'uturemangingo tw'amaraso, ari two bita red blood cells. Ubu bwoko bw'amaraso bwihariye bwabo bwa A cyangwa B, AB, O, bushingira nyine kuri antigene zishobora kuba ku isura y'amaraso. Noneho hakaba n'icyo bita resist factory, ikaba igira uruhare mu bundi buryo, bya bindi twita negatifu na pozitifu biba biri ku bwoko bw'amaraso. Byo tuzabireba mu kindi kiganiro kizaba cyihariye kiri kuvuga ku bintu bijyanye na resist pozitifu cyangwa resist negatifu. Wenda batabyumva neza, naho kari buriya bwoko bw'amaraso ubona bamwe bavuga hariho akamenyetso k'agasaraba ko guteranya, ubundi bukaba buriho akamenyetso ka moins ko gukuramo, kimwe nyine kiri pozitifu ikindi kiri negatifu. Tuzabireba neza mu buryo bwihariye, ariko uyu munsi twebwe tugiye gusobanura tunasobanukirwe uburyo amaraso ahanahana n'impamvu uko amaraso ateye. Noneho turahita tumenya neza impamvu amwe yemereye guha ayandi, andi ntiyakira ayandi. Rero uko ubwoko buhanahana amaraso hagati yabwo, harimo sisiteme ebyiri. Sisiteme ya mbere ni ebo sisiteme, irimo bwa bwoko bune bw'amaraso: ubwoko bwa A, ubwoko bwa B, ubwoko bwa AB n'ubwoko bwa O. Muri iyi sisiteme hari antigene ebyiri z'ingenzi, cyangwa se ibinyabutabire bibiri by'ingenzi byo kuri A n'ibyo kuri B. Ibi binyabutabire arizo antigene biri mu isura y'uturemangingo tw'amaraso nk'uko nabibabwiye haruguru, kandi ubwoko bw'amaraso bwihariye bushingiye cyane cyane kuri izi antigene zombi za A na B. Reka duhere ku bwoko bw'amaraso bwa A. Umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa A, buriya aba afite antigene cyangwa se ikinyabutabire cya A kiri ku isura y'amaraso ye, kandi akagira imvubura cyangwa se antibody ya B mu maraso ye. Mu gihe umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa B aba afite antigene ya B ku isura y'amaraso ye, ariko kandi akanagira na antibody ya A mu maraso ye. Noneho umuntu ufite ubukombatanyije ubwoko bwa AB bw'amaraso, uyu muntu aba afite antigene za A, akagira na antigene za B ku isura y'amaraso ye, ariko nta antibody cyangwa se imvubura za A habe n'iza B aba afite. Niyo mpamvu uyu muntu yakira ubwoko bw'amaraso bwose. Noneho umuntu ufite, rero tugeze ku bwoko bwa kane, umuntu ufite ubwoko bw'amaraso ya O. Uyu muntu aya maraso ya O nta antigene ya A abagira, nta antigene ya B abagira ku isura y'amaraso ye, ariko akagira antibody ya A
akanagira antibody ya B mu maraso ye. Tutaragera kuri uyu O na AB umwe ni inverse y'undi. Ni ukuvuga ngo uyu wa AB, ubwoko bw'amaraso bwa AB, twabonye ko buba bufite antigene zombi yaba iya A na B, ariko ntagire antibody ya A cyangwa iya B, bigatuma yakira amaraso yose. Ariko uyu wa O we nta antigene ya A habe na antigene ya B ku isura y'amaraso ye, ariko nanone nawe akagira antibody zose, yaba antibody ya A na antibody ya B mu maraso ye. Ibi bigatuma umuntu ufite ubwoko bw'amaraso ya O ashobora gutanga amaraso ku bantu bose. Ni nayo mpamvu uyu muntu yitwa umukiza. Aya maraso ntabwo ari umuntu witwa umukiza, ahubwo aya maraso ya O bayita umukiza w'andi maraso, kubera ko umuntu wese yakira aya maraso nta kibazo. Ni ukuvuga ngo abantu bafite O, amaraso ya O, mwubahwe kuko muha abantu bose nta bibazo. Cyakora ibyago namwe mufite ni uko mwebwe ntabwo mwakira amaraso y'abantu bose, uretse amaraso y'abantu muhuje ubwoko bw'amaraso gusa bwa O. Ariko kandi uhita umenya impamvu O adashobora kwakira amaraso ayo ari yo yose, ni ukubera ko ubwoko bw'amaraso ye nta antigene n'imwe yaba iya A yaba n'iya B afite. Urumva rero ntabwo yakwakira amaraso y'abandi. Nizere ko kugeza ubu noneho ibi bintu ubisobanukiwe. Noneho twari tumaze kubona iyi yari system ya mbere ya EBO system, cyangwa A, B, AB na O. Noneho system ya kabiri ni ya resisi pozitifu na resisi negatifu. Hano nababwiye ko iki kintu tuzagisobanura mu buryo bwimbitse, iyi system ya resisi pozitifu na resisi negatifu, ariko nyine nayo ni system ya kabiri ishobora gutuma abantu bahanahana amaraso cyangwa ikabuza uburyo bwo gutanga amaraso. Noneho rero reka ubwo hejuru twari tumaze kubona uburyo ariya maraso akozwe n'ama antigene n'ama antibody agiye ari ku buri bwoko bw'amaraso, urahita byanze bikunze usobanukirwa uko amaraso ahana. Duhere ku bwoko bw'amaraso bwa A. Umuntu ufite amaraso ya A ashobora kwakira amaraso ya A, ubwo n'amaraso asa naye, akakira amaraso ya AB, kubera ko ubwo urumva harimo ubu bwoko bw'amaraso ye bwa A, ariko ntabwo yakira O, nta nubwo yakira B. Umuntu ufite ubwoko bw'amaraso ya B ashobora kwakira ubwoko bw'amaraso ye ya B, akakira ubwoko bw'amaraso ye bagira icyo bapfana bwa AB, ariko ntabwo yakira ubwoko bw'amaraso bwa A, nta nubwo yakira O. Umuntu ufite amaraso yo mu bwoko bwa AB ashobora kwakira ubwoko bw'amaraso ya A, ubwa B, ubwa AB ndetse n'ubwoko bwa O, kubera ko nyine twabonye ko nta antigene yaba iya A n'iya O afite, nta kibazo yakira n'ubwa O. Abantu bo muri iki cyiciro nyine twabonye ko ari abanyamahirwe cyane, kubera ko bakira amaraso yose. Gusa mu kiganiro cy'ubushize mwarabibonye ko aba bantu ari bo bake ku isi. Noneho tugeze ku bwoko bw'amaraso bwa O, bwo yakira gusa amaraso yo mu bwoko bwa O, ariko kandi twabonye ko we aha abantu bose, baba abo mu bwoko bwa A, baba n'abo mu bwoko bwa B ndetse n'abo mu bwoko bwa AB. Nizere ko wari unkurikiye kuri Rama Family wamenye neza uburyo aya maraso ahanahana, ubwoko bw'amaraso uburyo buha ubundi n'uburyo bwakira andi maraso.
Mu buryo bwose gusuzuma neza ubwoko bw'amaraso mu gihe cyo gutanga amaraso cyangwa kwakira amaraso ni ingenzi. Cyane cyane ibi ngibi abantu bakora mu bintu by'ubutabazi no kwa muganga ibi barabizi kandi barabyubaha kugira ngo hataba ibibazo by'ubuzima bw'abantu kandi bibwiraga ko bari gutabara abantu. Ndagushimiye wo kurikira Amafamily, nizere ko mu kiganiro gikurikiraho uzumva neza impamvu abagore batwite cyangwa se ibintu bijyanye no kubyara za rezisi ari ngombwa. Ndagushimiye cyane wowe warankubikiye kuri Amafamily, nizere ko wasobanukiwe neza uburyo ubwoko bw'amaraso buhanahana hagati yabwo, ariko kandi mu kiganiro gikurikiyeho nzagusobanurira neza impamvu umugore utwite agomba kumenya ubwoko bw'amaraso ye, ndetse yaba afite ubwoko bwa rezisi bufite rezisi negatifu akaba agomba kubyitondera cyane no kugira ngo kwa muganga babimufashemo bakamuha n'imiti kugira ngo atazagira ikibazo yaba we yaba n'umwana atwite, ndetse no kugira ngo azashobore no kongera gutwita undi mwana. Ndagushimiye cyane.